Hello, igitondo cyiza kuri mwese mukomeza kudukurikirana haba bari mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Nawe utarakora subscribe, ukakora subscribe, wibuke gukora ku nzogera kugira ngo notification zayo nkugezeho zose zijye zikugeraho ku gihe, kandi nawe utarama comment wibuke gukora comment, ume ibitekerezo by'uko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nkabanje kukubwira amacenga abagabo cyangwa se abagore bakoresha mu kugira ngo babashe kuba baca inyuma abagore babo cyangwa se abagabo babo. Rero ngiye kukubwira amacenga bakunze kuba bakoresha kugira ngo bataba babatahura cyangwa se bataba babamenya ibyabo. Abantu bamwe na bamwe bagira intege nkeya mu rukundo, bagatangira kuba baca inyuma abo bashakanye bakundana cyangwa se bashakanye. Akenshi rero hari imyitwarire ugira ukaba yakuvumbura cyangwa se ukaba wahita utahurwa hadaciyeho kabiri, bitabaye ibihe birebire cyane, ukaba wahita umenya uyu muntu nimba aguca inyuma. Abenshi babikora bagamije gusigasira urukundo rwabo cyangwa se kugira ngo ataba yatakaza uwo bari kumwe, kuko hari ubwo abaca inyuma atari uko aba yanze uwo akunze, ahubwo nyine ari ya ngeso imurimo, akaba yumva adashaka kuba yagusiga cyangwa se ngo abashe kuba yakureka. Dore amwe mu macenga uyu muntu uzasanga afite, dore amwe mu macenga uzasanga nyine akoresha kugira ngo utabasha kuba wamuvumbura. Icya mbere ngo ni uguhindura amazina y'undi muteretana muri telefone yawe. Abantu bafite abakunzi barenze umwe usanga ikintu cya mbere yitwararika ni amazina yo muri telefone. Usanga yaramwise izina runaka, ubona ko nyine ari nk'umukozi bakorana mu kazi cyane, umuhura hafi, gusa nyine we ugasanga amazina yanditseho ukaba wabona nyine atari ibintu biri hejuru cyane, atari ibintu birenze, kuko nyine uba ubona hari umuntu yubaha nyine, kuko akenshi niyo amuhamagaye utekereza ko bagiye kuba baganira ibintu by'akazi cyangwa se bagiye kuba baganira kuri business bitewe n'izina aba yaranditseho. Rero ngo uyu muntu uzamwitondere cyane, uzakunde gukurikirana izina yanditseho kuri phone ye cyane kugira ngo ubashe kuba wamutahura. Ikintu cya kabiri, usanga imbuga nkoranyambaga ze zihora ziriho password. Impamvu abafite impungenge ko nuramuka ufunguye n'urugero WhatsApp, ubutumwa buhita buza ukabona nyine izo SMS, ukaba watangira kuba wamukeka. Rero ngo usanga imbuga nkoranyambaga ze yarazisizeho password kugira ngo ubashe kuba yarinda nyine, kugira ngo utabasha kuba wamenya ko ari kuba yaguca inyuma. Ibi rero nutangira kuba wabibona ku mukunzi wawe uzagira amakenga, kuko ashobora kuba azaba hari undi ku ruhande yatangiye kuba yabenguka. Icya gatatu, ngo usanga bafite uburyo bumwe baganiramo. Usanga akubwira ati we ntuzajya umpamagara aya masaha, rimwe na rimwe akanakubwira ati no, nzajya nkwihamagarira kuko akenshi mba ndi mu kazi, mba mpuze, hari igihe umpamagara ndi mu kazi. Iki ntabwo ari ikintu cyumvikana nshuti yanjye. Akazi ntabwo kakubuza kuba wakitaba uwo ukunda, niyo wamwitaba ukamubwira ati ndahuze, ariko usanga akenshi akubwira ati ntukohereze SMS kuko ubutumwa iyo ubwohereje akenshi usanga ntari hafi yabwo, usanga ntabusoma. Rero nyine ukumva ko nyine ari kukubwira impamvu zitumvikana, impamvu zidafatika. Uyu muntu uzatangira kuba wamugira amakenga. Icya kane, nta butumwa bushobora kumara isegonda ye muri telefone ye. Usanga iyo bamwereje message arayisoma pe, ariko agahita akayisiba, kuko aba afite impungenge ko wa wundi akunda ashobora kuba yaza muri telefone ye akaba yabona iyo message. Niyo mpamvu rero uzagerageze nimba ushaka ko wamenya ko uyu muntu koko hari ikintu arimo aragukinga, umwohereze message, hanyuma nk'ejo mu gitondo nujya muri message uzasanga izi message yamaze kuba yazisiba, kuko nyine afite impungenge yo kuba yagumishamo izo message, kuko hari abandi bafata iyo telefone kandi abeshya ko akunda. Ikintu cya gatanu, ngo gusiba amafoto yawe muri kumwe cyangwa se kuba
icyumba cye cy'amafoto yahora gifunze kugira ngo hatagira umwinjirira mu mafoto, kuko akenshi usanga nyine harimo amafoto y'umukunzi we, aba afite ubwoba bwo kuba yakwereka ifoto ziri muri telefone ye, kuko nyine aba we atifitiye icyizere, aba afite ubwoba agira ati najya muri fone yanjye arasangamo amafoto, kandi aya mafoto hari byinshi yakangiza ku rukundo rwanjye nawe. Rero nyine aba afite impungenge zo kuba yagutakaza, ariko nanone afite ingeso yo kuba yaguca inyuma. Icya karindwi, ngo bamenya kwisobanura no kwirakaza. Akenshi usanga umuntu uguca inyuma, akenshi usanga n'urugero ugiye muri telefone ukabona mesaje wamubaza, agatangira kuba yaguha ubusobanuro butandukanye, agatangira kukubwira ibintu biri hejuru bitandukanye, ugasanga akenshi yirakaje, akivumbura, mbese nyine akakwereka ko ibyo uri kumubwira bitashoboka, ibyo uri kumubwira atari byo. Uyu muntu uzatangire kumwitondera, utangire gushishoza, utangire kugira amakenga, utangire kuba watekereza ko hari ikintu arimo aragukinga. Mwakoze gukomeza gukurikirana Urusaro TV, wibuke gukora subscribe, wibuke gukora ku nzogera kugira notification zajya nkugezaho.